Yo, higura, higura, higura nawe. Muraho, mu kanya gatoya ntimujye kure, muraza gukurikira ikiganiro Higura kuri iyi channel ya YouTube. Mukore subscribe kitaza kubacika. Ikiganiro Higura muzajya mugikurikira kuwa mbere no kuwa gatatu isaa moya z'umugoroba ndetse no kuwa gatanu saa 12. Ntimugacika. Ndabasuje inshuti bakunze ikiganiro Higura, ikiganiro cyanyu mukunda muri benshi, igihe kibagezeho ndi Amandine. Nk'uko mubizi rero tuganira ku bintu bitandukanye bijyanye n'ubuvanganzo, tukajya inama, tukiga, mukatwigisha ariko natwe tukagira ibyo tubigisha. Uyu munsi rero turaza kugaruka ku bijyanye n'ibyivugo. Ese ubundi ibyivugo byaturutse hehe, byatangiye gute, ibindi byamaraga iki? Ibyivugo ni ubuvanganzo ubundi bushingiye ku ntambara, aho kera wasangaga ari nk'ihame ko buri mugabo agira ikivugo. Gusa nanone siko bose bagiraga impano yo kuba bahimba ibyivugo, hakaba harabagaho abantu rero babafasha guhimba, bakabahimbira ibyivugo aribo bitwaga intiti. Wasangaga rero aribo bafasha kugira ngo buri mugabo agire ikivugo, nubwo atari ko bose babigiraga, ariko wasangaga ari nk'ihame ko buri mugabo wese agomba kuba afite ikivugo cye. Ese ubundi ubungubu wa mugani tuzi ko kera iyo abantu bavaga ku rugamba mu byivugo ubundi, cyangwa se bagiye kujyayo no mu buzima busanzwe, umugabo yajyaga kwivuga ari mu ruhando rw'abandi bantu, akabanza ikivugo cye, ubundi akabona kugira ikindi kintu atangaza. Ariko ubu ngubu sinzi ko ariko bigikorwa, hamwe na hamwe uwo muco uracyahari, ariko ubu ngubu usa nkaho uwo muco wacitse cyane. Ko burya kera iyo umuntu yigaga kwivuga n'ubundi ntabwo yavugaga ubugwari bwe, ahubwo yavugaga ubutwari bwe, akivuga ibigwi, akirata, cyane cyane nk'ingabo zo yavugaga ibyo yakoze. Niba hari abantu yatsinze ku rugamba akabivuga mu kivugo cye, akavuga ibyuma akoresha ku rugamba, ukabona ni ibintu byiza cyane ko buri muntu ari kwirata ibye, wamugana atavuga ubugwari bwe, kuko burya ntabwo warata ubugwari. Bivugaga kubera yuko nawe ufite icyiza uvuga ko ugiye kuratira abandi kandi icyiza wagezeho. Tugaruke none rero, ubu ngubu none usanga kuvuga ngo umuntu arivuga, abantu bivuga ni bamwe na bamwe, wenda abasaza bo bacyafite umuco nabo bamwe na bamwe, ariko kuri ubu ngubu ntiwapfa kubona umusore w'ubu ngubu uzi kwivuga ngo agire ikivugo cye. Nubwo bwose atari itegeko kukigira, ariko mu muco nyarwanda abagabo barivuga, abagore bakavuga ibisingizo, ukabona ni ibintu byiza cyane. Nubwo bwose usa nkaho umuco wacu turi kugenda tuwuta. Umuntu waraza kwivuga agahita avuga mu ndimi z'amahanga, aho kugira ngo ahite yivuga muri wa muco wacu, mu rurimi rwacu rwiza, cyane ko mu buvanganzo bwacu kugira ngo dukomeze tunabwagure n'abandi bazi kudukopera ku byiza byacu, tugomba guhera ku byo wacu nyine tuzi twebwe ubwacu, ibyo byivugo byacu. Umuntu akaza akavuga ati uko nguko mwivuga, nawe akabyiga, akitakuma, nawe akiga ibyo kivugo, nawe ukakimwigisha niba ufite ubwo buhanga bwo kuba wahanga ibyo byivugo. Ngayo nguko rero ntitugate umuco wacu, dukomeze tuwukunde, twige ubuvanganzo bwacu kugira ngo umuco wacu ukomeze kwaguka, wisakare ku isi hose. Ndabonera no kubabaza ikibazo cy'uyu munsi, ndabangira nti mutubwire noneho, mbabwiye ku byivugo, mutubwire noneho ubwoko butandukanye bw'ibyivugo, munabusobanure. Nimero yacu yo gusubirizaho muranyivuga ni 0784253357. Ushobora kwandika ubutumwa bugufi cyangwa se ukatwohereza kuri WhatsApp yacu. Ikiganiro cyacu ni kuwa mbere, kuwa gatatu, kuwa gatanu tuza duhemba abatsinze neza bagahiga abandi. Igihembo ni amafaranga 10,000 y'amafaranga y'u Rwanda. Ndabakunda cyane, mukomeze kugwiza inka n'abana, kugira n'ibihe byiza. Nibagezeho ikiganiro bya Amandine.